Tuguhaye ikaze kuri Yamuhe TV. Wari umaze iminsi wibaza ese mituweli zishyurwa gute muri mwaka wa 2026-2027? Ngiyi imbonerahamwe y'umusanzu wa mituweli, buri cyiciro, buri muryango wose ugiye kuzajya wishyura bitewe n'umusaruro cyangwa se bitewe n'agaciro k'amafaranga yinjizwa mu rugo mu gihe cy'umwaka cyangwa se mu gihe cy'ukwezi, nk'uko biri kugaragazwa hano muri tablo. Kurikira rero Yamuhe TV, ukore subscribe, usangize n'abandi, ubundi tuvimuzi ibijyanye n'iri shyirwa ku mugaragaro ry'ibiciro bya serivisi, aho umuturage atazajya yishyura amafaranga angana n'ay'undi muntu bitewe n'umubare w'amafaranga yinjiza mu rugo buri kwezi. Ibi rero nibyo tugiye kugarukaho hano. Icyo tugusaba no gukora subscribe no gusangiza abandi iyi video kugira ngo umuturage yishyure mituweli azi neza ibyo agiye kwishyura, kuko tugiye kubisobanura tubiva imuzi. Hari ibyiciro rero bigera muri 5 abaturage bagiye kuzajya bishyuramo mituweli, ariko bigenda no ku byiciro by'imibereho mu buzima busanzwe bw'abanyarwanda. Hari umuturage udashobora kugira ikintu yinjiza ku kwezi, ari nyakabyizi ndetse ajya no guca inshuro. Uwo nguwo ni wa wundi udafite amasambu, udafite n'ikindi kintu cyose. Ni ukuvuga ngo umusanzu azajya atanga ni ibihumbi 4 by'umusanzu ku muntu umwe, niyo azajya yishyura kuri mituweli. Ariko kubera yuko nta kintu afite, nta hafite akura, iyi nkunga yose leta izayamwishyurira. Ni babandi ujya wumva yuko bishyurirwa na leta. Hari icyiciro cya kabiri rero, ni abantu bashobora kwinjiza amafaranga ariko ntarenge ibihumbi 30 ku kwezi. Uyu nguyu azajya yishyura ibihumbi 4 bya mituweli ku muntu umwe ugize umuryango, ariko leta imwishyurire amafaranga 1000. Bivuze yuko we azajya yishyura amafaranga 3000 ku muntu. Hanyuma hakaza igiciro cya gatatu, ari nacyo cyiciro gifite abantu benshi, ni abahembwa cyangwa se abantu binjiza mu rugo amafaranga ari hagati y'30,000 n'ibihumbi 60 ku kwezi. Ahangaha umuntu umwe ugize muri urwo rugo azajya yishyura ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda kuri mituweli. Aha bivuze yuko leta nta ruhare izashyiramo mu kwishyurira uyu muryango, ahubwo niba ufite umuryango w'abantu 5 kandi mwinjiza hagati y'30,000 n'ibihumbi 60, wumve yuko urafata 5,000 ugakuba 5 bikaba ibihumbi 25. Aba ni nacyo gice cya mbere kinini kigizwe n'abantu benshi leta y'igihugu y'u Rwanda ifite, kuko bikabakaba kuri 35.03% by'abantu bose batuye igihugu. Uraza kwibaza uti se bazabwirwa n'iki ko ninjiza aya mafaranga? Ibi turaza kubigarukaho mu gusoza iyi video, kuko icyo tugusaba ni ugutegereza iyi video yose ukayirangiza. Hanyuma hakaza icyiciro cya 4, ni abantu binjiza hagati y'60,000 n'ibihumbi 120 ku kwezi. Ahangaha umuntu umwe ugize urwo rugo azajya yishyura ibihumbi 8. Bivuze ye rero nimo muri abantu 5 muzatayari muzajya mwishyura ibihumbi 40. Aha naho nta ruhare rwa leta cyangwa se leta ntago izabatera inkunga, kubera yuko aha biri kugaragara yuko mwishoboye. Hanyuma aba bakaba bagizwe na 26.86% mu baturage bose bagize igihugu cy'u Rwanda. Reka dukomeze rero. Akazi icyiciro cya 5 ni cya cyiciro cy'abantu bishoboye, aho urugo rwinjiza byibuze amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 120 ku kwezi. Ahangaha umuntu umwe ugize urwo rugo azajya yishyura amafaranga ya mituweli angana n'ibihumbi 20. Bivuze yuko nimba muri abantu 10 tayari urugo rurishyura amafaranga angana n'ibihumbi 200. Abangaba bakaba bangana n'8% mu baturage bose bagize igihugu. Ukibaza uti se ibi ngibi akariyo byateraga, ugasanga umuntu ari kujya muri system kureba, ugazasanga yishyura 8, ariko ntumenye se ayo mafaranga 8 bagenda iki kuki bariyo banciye, undi bakamuca 4, undi bakamuca 5. Ibi nibyo tugiye kugarukaho rero. Iyi nicyo bita mituweli mu mwaka wa 2026-2027. Abanyarwanda bari biteze yuko hari impinduka nyinshi zigiye kubaho. Impinduka ngizi rero zabaye. Bimwe rero byatumye iyi misanzu yiyongera cyangwa se bagatuma aya mafaranga azamo imbusane, no kubera yuko mu bijyanye na mituweli hari serivisi nshya z'ubuvuzi ziyongereyemo, hari n'ikijyanye capitation, turaza kubireba ndetse tuze no kureba uko bikorwa. Hanyuma muri serivisi nshya
cyaje muri mitiweli, muzi yuko harimo serivisi zihariye zaguwe zinongerwamo, kubera yuko mu gihe cyashize izi serivisi ntago zavurwaga kuri mitiweli, ariko kuri iyi saha zikaba ziri kuvurwa hakoreshejwe mitiweli. Harimo icyo bita dialysis, iyi akaba ari indwara y'impyiko ikomeye cyane, iyi ngiyi kuri mitiweli irakora cyane. Hari ukuvura kanseri aribyo bita cancer treatment, iyi nayo kuri mitiweli irakora cyane. Hari ugusubiranya impyiko aribyo bita kidney transplant, ibi nabyo birakora cyane kuri mitiweli. Hakaza n'izindi zo kuvura uruti rw'irigongo cyangwa se ibijyanye no kuvunika kw'amagufa aribyo bita major orthopedic cyangwa spines. Hakaza no gusubiranya ibibero byose cyangwa se gusubiranya mu gihe wenda umuntu aba yakomeretse cyangwa se yavunitse, ibi byose bikorwa kuri mitiweli. Hanyuma rero hakaza n'ibindi ubufasha bwihariye mu bijyanye na assistive technology, ibi byose bikaba byarongerewe ku kiguzi cya mitiweli, ari nayo habayeho impamvu yo gutuma amafaranga ya mitiweli yiyongera mu buryo budasanzwe, abantu bakikanga bakibaza impamvu byabaye gutyo. Hari ukwishyura icyo bita capitation, hari uburyo bushya bwo kwishyura ibijyanye na capitation ku rwego rwa health center, aho bazajya bapima umurwayi hanyuma amafaranga agashyirwa muri system bagahita bishyurwa kandi bakishyurwa mbere. Hari ukwishyura mbere ibitaro bihabwa amafaranga yihariye mu bijyanye n'ubwanditsi bwabo mbere y'akazi ko gutangira, ni ukuvuga ngo hari amafaranga RSSB izajya itanga ku bigo nderabuzima cyangwa se itange ku bitaro byo kugira ngo babashe kuba bakora akazi neza. Ayo mafaranga rero ntahandi azava muri aya mafaranga yabashe kuba yakwiyongera kuri mitiweli. Hari ibindi bijyanye n'umushinga wo kugerageza, hari imishinga irimo kugenda igeragezwa, ayo yose ni impamvu z'amafaranga yongerewe kuri mitiweli. Hanyuma rero ibisubizo biteganwa, amafaranga ateganwa neza, kongera imikorere, gukomeza ubwitange, imigenzurire myiza ndetse no guha neza abaturage serivisi zihariye. Ibi rero byose biri mu byatumye aya mafaranga yiyongera. Incamake, hari serivisi nshya 6 zashyizwemo, harimo kuvura dialysis, kanseri, gusubiranya impyiko, orthopedy, hip replacement na obstetric tech. Ibi zose ni serivisi 6 ziyongereye muri mitiweli, akaba ari nayo mpamvu yabaye imbarutso yuko izi serivisi zirahenze, habaho judgment yo kugira ngo n'amafaranga umuntu yatangaga bitewe n'icyiciro cye, ni nayo mpamvu amafaranga nayo yiyongereye. Rero amafaranga yavuye ku 3,000 agera ku 4,000, 5 arazamuka agera no ku 8 bitewe n'icyiciro cyangwa se bitewe n'amafaranga winjiza mu rugo. Uri kwibaza uti se bazabwirwa n'iki iki cyiciro, bazabwirwa n'iki niba amafaranga nyinjiza? Hari icyo bita system imibereho, aho amakuru y'urugo yose yashyizwe muri iyo system. Niba warashyizemo ko mu rugo ufite ibintu bigiye bitandukanye, bazafata agaciro k'ibyo bintu ufite biri muri system, icyo gihe bazahita bajudginga hano bamenye amafaranga ya mitiweli ugomba kwishyura, kubera yuko bafata agaciro k'ibintu byose bikwanditseho muri system imibereho bakabihuza n'agaciro k'ibintu biri ku isoko, icyo gihe bakabibara mu gihe cy'umwaka. Ibi biratanga ishusho rusange y'amafaranga winjiza mu rugo. Ibi rero ntabwo bikiri imbogamizi yo kumenya ngo bazamvumburira he cyangwa se ngo bazamenya ute amafaranga yose mfite, kuko imibereho y'umuturage yose aba ari muri system. Inzego z'ibanze zose ziba zifite ayo makuru y'ingenzi ku rugo rwawe, ku mibereho yawe. Rero injira muri system, uraba amafaranga uzishyura, nusanga udakwiriye n'icyiciro cy'amafaranga uzishyura, hanyuma uregera ubuyobozi bw'akagari babashe kuba bagukosorera amakuru muri system imibereho, kuko ariyo iri gutanga amakuru kugira ngo ubashe kumenya umubare w'amafaranga ya mitiweli uraza kwishyurira umuryango wawe. Mitiweli yanjye, mitiweli yawe ni ishusho rusange, ni ubuzima bwacu, kuko bituma ubaho utekanye, uvuga yuko nuzarwara ejo uzabasha kujya kwivuza. Ngayo rero aya ni amakuru mashya ya Rwanda Social Security Board avuga ku izamuka rijyanye na mitiweli, aho mitiweli yavuye ku 3,000 ikajya ku 4,000 ku bantu batishoboye, n'abandi bishoboyeho gato aho leta izabunganira, ariko nanone uwishoboye bikaba byagiye ku 5,000 n'8,000 bitewe n'amafaranga yinjira mu rugo. Kora subscribe usangize n'abandi iyi video, kuko Yamuhe TV ni sosi y'amakuru yizewe kandi agufasha mu buzima bwa buri munsi.